umuntu ifoto kuri WhatsApp ikamugeraho nk'uko yakabaye, nyamara hari uburyo ushobora kuba wayimwoherereza yaba akimara kuyireba ako kanya igahita yihanagura rimwe gusa. Abantu benshi bohereza amafoto icyarimwe ugasanga yohereje nk'amafoto 20 yose akagumya muri telefone. Iyo agumye muri telefone rero umwanya wa memory card ushobora kuba telefone yakuzura vuba, nyamara hari uburyo bworoshe ushobora kuyamwohereza yose akayabona, yaba akimara kuyabona yose agahita yifromata cyangwa se agahita yihanagura. Wabishaka ukaba wanahita yisevinga mbere yuko yihanagura. Ese ubwo buryo wari ubuzi? So nguhaye ikaze kuri channel Noella Gideon mugiye kubona muri iyi video. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video nimwe igucika iturutse hano. Iyi video ibaye igufashije cyangwa se ubaye hari icyo ikuyemo ntibagirwe kuba washaringa abandi ngo nawe baze ko bakunguka ubumenyi. Reka tubirebere hamwe uko tugomba kuba twabigenza. Uraza hano urebe application yawe ya Facebook ya WhatsApp. Ni WhatsApp tugiye kurebera hamwe, hanyuma uze ukanda hano kuri WhatsApp. Ibisanzwe urahinguka ku mazina, tugiye kureba umuntu twoherereza wenda ifoto. Tuze turebe uyu wenda tugiye kutumwoherereza ifoto. Ikintu uri buze gukora, uraza hano kuri gallery. Ahangaha kuri gallery niho turaza kurebera hamwe. Hano ubwo turi kuri WhatsApp, hanyuma uze uhakande. Uze hano hari gallery, hano uze abariho ukanda. Nizere ko turi kujyana. Hano uze uhakande guca bakugeze mu mafoto. Noneho nugera ku mafoto reka tube twenda dusendinge iyi, dufate iyi foto. Noneho ikintu kiraza gukora, uraza ukande hano hari rimwe. Ahangaha uraza ukande hano hari rimwe, sinzi niba muri kuhabona. Ahangaha hano mbere yo kohereza urabanza ukande hano hari rimwe. Numara kuhakanda uhakande gutya, uzehemeze gutya. Murabona yuko duselectinze gutya. Barahita bakuzana ngo view once message just got more private. New when you are sending view once message that has recipient can't take screenshot of. Ubwo rero ibi ngibi uraza ukande hano handitse OK. Handitse OK, uzubyemeze nyine. Hano uze ubyemere guca, wemere ko ari yego. Ikintu kiraba gikurikiyeho uraza uhite usendinga gutya. Numusendingira guco ifoto igahita imugeraho imeze ukuntu. Nanone kanze mbereke ukuntu namugera, kubera ko ngiye nta internet ndi gukoresha, ndi kubona internet yahavuye, ariko haraza akantu kameze uko. Aka nizere ko muri kukabona. Aka haraza kumera gutya. Ubwo rero ni uwo nimugeraho imeze gutyo, naba ayikiritseho rimwe cyangwa se amaze kuyifungura, nyuma yaho ifoto irahita igenda. Ahangaha kaba kameze gutyo. Numara kuhakanda, ukimara kuyifungura iyo foto ye cyangwa se ayo mafoto wamwoherereje arahita atsiba. Niba afite status saver cyangwa se afite nashaka leta ya savinga muri gallery kugira ngo adahita hanagura. Ariko ubu ni uburyo bworoshye bwagufasha kuri telefone yawe ku buryo yakurindira umwanya wa storage, cyangwa se akagira undi muntu ushobora kuba yakurebera amabanga yawe, cyangwa se
umuntu yakoreza amafoto udashaka kwereka umuntu runaka ako kanya agahita ahanagurika. Aka kantu rero ni ingenzi cyane ku muntu ukunda koherezwa amafoto by'ako kanya, ni ingenzi cyane ku buryo yakohereza iyi foto hanyuma ikikugeraho wamara kuyireba ifoto igahita yihanagura. Nawe n'uwo wundi iyi video uyimusharinge umwereke uburyo ashobora kuba yayifashisha. Niba hari ikigufashije iyi video ntiwibagirwe gukanda subscribe ngo ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video inyuze hano buri gihe dufashe video tuyimaze kuyikora uje wakira notification mu ba mbere. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ubishyire aho hasi muri comment, ndahari kuba twabasubiza. Reka duhure mu zindi video zitandukanye. Hasta la vista, ndabakunda cyane, Imana ibarinde.